Nguyu umuti wa amibe abantu benshi bakunze kumbaza ngo nzabarangire umuti uvura amibe burundu, nguyu nawubazaniye ni umuti woroshye gukora kandi uhendutse, ushobora kunywa mu minsi 5 ugahita utandukana burundu na amibe. Abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese amibe ubundi ni iki, iterwa n'iki, ese iravurwa igakira? Abenshi bibaza ko amibe ari indwara itagikira. Ese amibe wayirinda ute? Amibe se ni itera akayi k'inkorora cyangwa ni ibindi bigatera? Harimo n'abibaza ngo ese amibe niyo itera gufurutwa cyangwa se barayibeshyera. Ibyo byose nibyo bisobanuro tugiye gutanga muri iyi video, tukarebera hamwe muri rusange amibe iterwa n'iki, uyandura ute, ese ushobora kuyirinda, ese ushobora kuyivuza igihe wamaze kuyirwara, ese uyivuje yakira? Niba ari ubwa mbere ubonye icano ubanze ukore subscribe, ubundi tuvuge mu ncamake ukuntu wakwirinda amibe. Amibe ubundi iterwa n'agakoko kitwa Entamoeba histolytica. Aka gakoko gakunze kuba ahantu hatari umwuka, karagenda kakibera mu mubiri wawe nk'ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose, aribyo twita parasite. Ubundi se amibe tugiye kureba ukuntu yandura ite? Ese iterwa n'umwanda? Ni indwara ituruka ku mwanda, ariko ukibaza ngo ese umwanda uba waje ute? Umwanda ntabwo bivuze ko kuba uyirwaye bivuze ko ugira umwanda. Ushobora gukora isuku uko ushoboye, ariko ugasanga wanduye amibe bitewe n'uko ushobora kunywa wanyweye amazi atari meza, cyangwa se yangiritse yagiyemo ako gakoko. Ushobora no kurya ibiryo byagiyemo ako gakoko muri resitora iwawe mu rugo, nk'umuntu abaye ayifite cyangwa se yakoze isuku mu biribwa atabikoreye isuku neza, ku masahani turiraho, ku bikombe tunywesha, ku bitambaro duhanaguza. Ibyo byose ni ibintu ushobora kwanduriramo amibe. Ushobora kugenda ugakora isuku ibintu byawe byose, ariko ukagura umugati ugasanga wa wundi wakoze kuri wa mugati ntabwo yari afite isuku, cyangwa ahantu bawaruriye. Ni nk'ibyo ngibyo byose. Niyo mpamvu amibe ikunze kurwarwa n'abantu benshi. Rero dushobora kugerageza kuyirinda, ariko dushobora no kugerageza kwivurisha imiti gakondo ya kinyarwanda, imiti yoroshye ushobora kunywa buri gitondo mu gihe cy'iminsi 5 ugasanga urakize. Ibimenyetso bya amibe harimo kubura apeti, kuribwa mu nda rimwe na rimwe, kujya kwituma nabi, kwituma bikakunanira cyangwa ukituma nabi nyine muri rusange. Ushobora kugira diare, ushobora kugira gufurutwa. Ibyo byose ni ibimenyetso bishobora kwereka ko waba urwaye amibe. Rero tugiye kurebera hamwe uburyo wayivura iramutse yakurenze. Iyo watangiye kumva ibimenyetso byayo, burya iba yatangiye kukurenga, kandi amibe igera mu mubiri yicagaguyemo ibice byinshi, ikabyara ibyana byinshi, ikororokera mu mubiri wawe. Ati wabigenza ute kugira ngo ukore umuti? Rero umuti nta kindi dukoresha, ni ibiribwa bya gakondo, aricyo turaba dufite tangawizi. Ni tangawizi na tungurusumu byonyine turi buze gukenera, n'ibirahure nka 2 cyangwa se ikirahure kimwe cy'amazi. Uko bikorwa rero, urabifata ubironge neza, uronge tangawizi neza na tungurusumu. Numara kubironga bifite isuku, utunganye tungurusumu. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu ushobora kubona ku isoko, nta soko wapfa kuburaho ibi birungo 2. Uzabikoresha, ubironge neza, ubiteke, noneho uze kubikoresha nk'uku nguku ngiye kukwereka. Fata tangawizi yawe uyishyire kuri rape. Udafite rape wabikatamo dutoya. Ngiye nuko mba ngira ngo byihute. Ufite icyuma wakatamo duto dushoboka, ubundi akaba ari byo ukoresha. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like, mwibuke gukora comment, byanshimisha cyane. Kandi mumbwire muri video y'ubutaha icyo mwifuza ko nzabakoreraho cyoroshye mushobora gukenera gukoresha mu ngo zanyu, mushobora kubona hafi. Mukambwira ati uzadutekera ibi ngibi, uzadukorera imiti niyi, ku bintu mwibaza. Harimo abantu bibaza ngo ese amibe itera gukorora? Oya, ntabwo itera gukorora. Gufuruta byo yego. Ese amibe irakira? Yego irakira, ariko ushobora kongera kuyandura. Niyo mpamvu kwivura bihoraho. Ibintu by'inzoka zo mu nda uba ugomba kwivura. Rimwe na rimwe hashira nk'amezi 6 ukongera ukanywa wa muti. Ntabwo aba ukize burundu, kuko urakira ukongera ukandura bundi bushyashya.
niyo mpamvu bavuga ngo amibe ntikira kuko urayivuza hashira iminsi ukongera ukayandura. Kugira isuku rero niwo muti wa mbere wa amibe, ugakora isuku ibintu byose, ibitambaro duhanaguza amasahani, kwirinda kurya mu maresitora amwe n'amwe afite umwanda. Wanarya mu maresitora ukamenya gukora uyu muti ukawunywa. Uyu muti nuwunywa uzambwira ati ntago nongeye kurwara amibe. Tangawizi twayirapye dushyiramo ibirahure 2 by'amazi kuko ni uw'iminsi 2. Uyu muti ngiye gukora ni uw'iminsi 2. Ushobora gukora umunsi umwe. Ushobora gufata tangawizi ntoya n'agatungurusumu, udutungurusumu 4 tujya mu kirahure kimwe, ubundi ukabirapa, ushobora kuyirapa nayo, ushobora no kubisekura mu isekuru, ubundi ukabitogosa, ukabimaza iminota mikeya. Urabanza ugatogosa tangawizi, tungurusumu uyishyiramo nyuma. Ntuzafate tungurusumu ngo uyishyiremo mbere kuko ihita bwa bushyuhe bushobora kwangiza intungamubiri zayo, bigatuma ubukana bwayo bugabanyuka. Biba byiza iyo ubanje ugateka amazi agashya, yamara gushya ukabona gushyiramo tungurusumu. Tangawizi twayitogosanyije, ubu turi gutunganya tungurusumu. Nk'uko nari maze kubivuga, ikintu cya mbere ni ukugira isuku mu byo ukora byose. Ni rwo rukingo rwa mbere, rwa amibe. Nugira isuku ukita ku mirire yawe ifite isuku, ugakaraba intoki mbere yo kurya, wava muri toilette ukibuka gukaraba. Hano hari umwanda twibagirwa, ni ibi bikoresho dukoresha by'amatelefone. Ushobora kuyihanaguza akarukoro gakeya n'agapamba kugira ngo ugabanyeho mikorobe, ko murabizi ko iyo umuntu avuye muri toilette yagiye ahita afata telefone. Wamara gutunganya umwana ugahita ufata telefone, kwitaba telefone. Akenshi na kenshi dukoresha telefone tutakarabye intoki, kandi niyo turi kurya kenshi tuba tuyicigatiye turi kuyikoraho. Mujye mwirinda, mukora isuku. Tangawizi yacu rero imaze kubira duhita dushyiramo tungurusumu. Turaza gushyiramo tungurusumu, turarindira bihoremo gakeya duhite dushyiramo tungurusumu. Ariko ntabwo tubitogosanya, uko byagenda kose tungurusumu ubukana bwayo buhita bugabanyuka iyo uyishyize mu mazi ashyushye cyane. Biba byiza kubanza ukabibiza, ubundi tungurusumu ukayishyiramo nyuma. Aha rero tuyishyizemo, noneho umuti twakoze ni ibirahure 2 cyangwa se ibikombe 2, ariko mugomba kujya ukoresha igikombe kimwe ku munsi. Igikombe kimwe mu gitondo ukibyuka kirahagije, niko uzakora umuti wawe ugahita utandukana burundu n'indwara ya amibe. Murebe rero uko mwakora subscribe. Nimba utarakora subscribe nicyo gihe cyawe cyo gukora subscribe, kugira ngo ubutaha nitujya dukora video ujye uhita ubona notification ikubwira ati twakoze video. Urabona umuti wacu rero urawuraza, ntabwo unywa ako kanya. Urarukoze ukawunywa mu gitondo. Uzirinde gukora w'iminsi myinshi, byibura wakora w'iminsi 2 nimba ufite ubunebwe bwo gukora buri munsi, ukawunywa iminsi 5. Ubwo ushatse wajya ukora itasi imwe nijoro cyangwa ikirahure kimwe mu gitondo, ugahita uwunywa iminsi 5, uzaba utandukanye burundu na amibe. Dore rero iyo waraye ukuntu uba umeze, ubu ngubu nawe uraje waraye, mu gitondo uyungurura umeze gutya, ubundi ukawunywa. Hari abantu bavuga ngo ubwo si ibyo bintu nahita bimira. Ujye uyungurura, ntawakubwiye kumira tangawizi itayunguruye. Murabibona ko umuti wacu urasa neza, wajyana n'akaji uhita uwunywa. Byaba byiza udashyizemo ikintu na kimwe kiryoherera, ukawunywa nk'uko wanywa umuti nyine. Ntabwo uba ushaririye, ariko uzirinde kuvuga ngo urashyiramo isukari cyangwa ubuki. Ikindi, nimba uzi kuri gufata uyu muti uzirinde kunywa amasukari menshi. Murabibona rero uyu muti uragenda ukica amibe n'ibikonokono byayo. Mukore subscribe, mukore like, mukore na comment. Reka nizere ko iyi video nkoze hari ikintu izabungura kandi izagira icyo ibagezaho. Naho ubutaha mugira ibihe byiza, mwibuke gukanda ku nzogera kugira ngo ubutaha mujye mubona video zacu zose. Ndabakunda cyane kandi mukomeze munshyigikire. Murakoze.